akananyereka urukundo kuko urukundo ni rwo rwa mbere, ni rwo cyo kintu numva nkeneye cyane. Nkeneye kubona ko abantu bahari kandi bankunze, kuko naranzwe bishoboka, naratuzwe bishoboka. Rero numva nkeneye urukundo cyane. Niyo umuntu wenda nta kindi kintu yafasha akambwira ijambo ryiza ryampumuriza kandi ryafasha n'abana, ariko nimero nabonekaho umuntu uwo ari wese wanshaka ni 078 35 14 613. wayisubiramo? 078 35 14 613 cyangwa se 0798 6 12 235. wayisubiramo? 0798 6 11 235. Umunyeshuri yiga mu mwaka wa kabiri, ariko ikigo nigagaho hariho umwana w'umukobwa nagezeyo turi inshuti. We yigaga mu wa gatanu, njye niga mu wa kabiri segonderi. Noneho turi inshuti, tumaze kuba inshuti ndamwizera, nkajya ngira ngo ni umuntu nagisha inama igihe mpuye n'ikibazo cyangwa se nyine nkumva ari umuntu twaganira. Ariko nyuma yaje kunshuka anjyana ku muntu, nimba yari yamuha amafaranga birashoboka yari yamuhaye. Nyine ngezeyo nta kindi cyabaye, nahuye n'ibibazo bikomeye icyo gihe. Niyo ngiye kwivugana ngo nongeye gusubira inyuma mumbabarire, ariko nyine byarabaye. Ngezeyo uwo mukobwa ahita asohoka asa n'ugiye kwitaba telefone. Uwo mugabo yari amutije telefone, asa n'ugiye kwitaba telefone, ubwo bari babiziranyeho. Noneho we ahita akinga, hari mu gipangu kinini nta bantu barimo. Amaze gukinga njye nayobewe ko mbyifatamo hari n'ubwa mbere ibyo bintu bibonye, bwe n'ubwa mbere mbonye icyitwa umugabo imbonankubone yambaye uko yavutse. Nabwije induru biranga, mbana nawe biranga, muca ibisebe, ariko nyine biranga birangira afashe ku ngufu. Icyo gihe yahise antera, amaze kuyimpera nanjye nyine ishuri nyine ndeka gutyo. Amazina yanjye nitwa Immaculée, nkaba ndi umusingoma, nkaba nk'uko mubivuze mfite abana, ariko nkaba nta mugabo mfite. Ariko nk'uko kugira abana nabikomerekeyemo cyane, kuko mu buzima kuva nabaho ntabwo nigeze ngira ibyishimo. Ariko kubera gusenga no kwihangana nagiye ndushaho gukomera, ariko mu by'ukuri ntabwo nigeze ngira ibyishimo kubera nyine kubyara imburagihe, nkomeza kugira nsiragoringa n'ubuzima. Hari n'igihe numvaga nanapfa nkava ku isi, hari igihe nashatse kwiyahura biranga, ariko nyine ndakomeza ubuzima bushaririye. Ariko nkajya njya gusenga rimwe na rimwe, nkumva ijwi rimbwira ngo ninkomere bizakunda, ariko nkareba aho bizaturuka nkahabura, kuko umuryango wanjye waranyanze bikomeye, baranyirukana, birangora mu buzima, baranyanga cyane. Ntabwo nigeze ndyama mu rugo ngo ngire ibitotsi, igihe cyose naryamaga naho nje nanjye ubwanjye nkumva nguma kwanga ubuzima. Natekereza rimwe na rimwe ese nimba ntariho bizagenda gute, abana banjye nkaba mbasizeyo niyahuye. Ariko nyine hamwe no gukomera ndashima Imana, nubwo byangoye cyane mu buzima bikinangoye nk'uko mubibona. Hari ikintu wavuzeho wagiye gusenga ijwi rirakubwira, nawe warabaye umuhanuzi? Yabaye umuhanuzi, ahubwo hari ujya gusenga nyine
wihebye mbese ariko nabivuga noneho Imana ikabona umubabaro wawe Imana yabonye umubabaro wanjye yabonye ko nari mbabaye umunsi umwe nagiye gusenga icyo gihe bari bansiye ndetse banashyizeho ingufuri nta n'umutwe wo gushyira abana ndagenda bibera mu rusengero n'abana ariko ijwi rirambwira ngo iminsi kirabira kugenda ntihangane kuko Imana irakiza Imana irakora narihangana nta muntu wundi nari mfite mbwira nta nshuti nta muryango nta mama yaranyanze n'abavandimwe banjugunya hanze ijambo rijya barambwiye ngo igihe nshaka hano njugunya abana ngaruke nubwire Imana imbere ya mama ijambo ryarambabaje ku buryo niba nari bujye gupfa ntabwo nari kumubabarira ariko ndashima Imana ko ngubu yamubabariye ko nawe mbona atari we ntabwo yari we nyine ni sekibi ibitera ni shitani ibitera ariko nyine ndashima Imana nubwo bikigoranye kubaho biragoranye abana bariga ubushobozi bukabura bimwe bakajya ku ishuri ejo bikanga ikindi gihembwe bikanga ikindi gihembwe bigakunda bityo nyine nkaguma nkapfundikanya ariko kuguma ku Mana ni byiza nagumye ku Mana nguma kwihangana ibyo koko wabyaye imyaka ingahe umaze igihe kingana iki urera abo bana ese utubwire n'abana bariho n'igihe n'imyaka bamaze kugeza nabyaye mfite imyaka 11 igiye kuzuza 15 abana ubu ngubu n'abagiye kuzuza 16 kuva icyo gihe ntabwo bigeze babona se nanjye ubwanjye nicyo gihe muherukire bishatse kuvuga ngo abana ntabwo bazi nta nubwo bazi nyirakuru ntabwo abana bazi se ariko nyirakuru baramuzi kuko babanye nawe nabyariye mu rugo icyo gihe ndibuka abana batangiye gukoreshwa imirimo bamaze kugenda bafite nk'imyaka 1 n'igice nabo nagiye bakabatoteza bakababwira amagambo akomeretsa bakababwira ko ntacyo bazimarira nta n'icyo bamaze ko babyawe n'ikirara babyawe n'indaya mbese ntabyo batantutse naratuswe bihagije ariko nyine ngeze aho ndabyakira ubundi numvaga kubyakira bingoye cyane ntabwo nakiraga iyo shusho ariko mu muryango wanjye nakundaga ariwo wanyanga cyane kuko nahuye n'ibibazo byo gufatwa ku ngufu wafashwe ku ngufu ugiye kugira urwo rugendo rwo gufatwa ku ngufu kugeza aho nyine ubyara abana mama wawe akagusaba ko wabajugunya ukagaruka ukitwa umwana mu rugo urwo rugendo rwawe rwo gufatwa ku ngufu byagenze bite urugendo rwanjye rwo gufatwa ku munyeshuri niga mu mwaka wa 2 ariko ikigo nigagaho hariho umwana w'umukobwa nagezeyo turi inshuti we yigaga mu wa 5 njye niga mu wa 2 secondaire noneho turi inshuti tumaze kuba inshuti ndamwizera nkajya ngira ngo ni umuntu nagisha inama igihe mpuye n'ikibazo cyangwa se nyine nkumva ari umuntu twaganira ariko nyuma yaje kunshuka anjyana ku muntu nimba yari yamuhaye amafaranga birashoboka yari yamuhaye nyine ngezeyo nta kindi cyabaye nahuye n'ibibazo bikomeye icyo gihe niyo ngiye kwivugana ngo nongeye gusubira inyuma mumbabarire ariko nyine byarabaye ngezeyo uwo mukobwa ahita asohoka asa n'ugiye kwitaba telefone uwo mugabo yari amutije telefone asa n'ugiye kwitaba telefone ubwo bari babiziranyeho noneho we ahita akinga hari mu gipangu kinini nta bantu barimo amaze gukinga njye nayobewe ko mbyifatamo hari n'ubwa mbere ibyo bintu bibonye bwe n'ubwa mbere mbonye ikiri ku mugabo imbonankubone yambaye ko yavutse nabwije induru biranga mbana nawe biranga muca ibisebe ariko nyine
biranga birangira afashe ku ngufu. Icyo gihe yahise antera, amaze kuyimpera nanjye nyine ishuri nyine ndeka gutyo. Njye numva nta n'urukundo rw'umugabo mfite kuko sinzi byarankomerekeje cyane, yarakomeretse cyane kuba umugabo yarankoreye ibyo bintu kandi andusha nk'imyaka 35 kandi yarangiza akana nk'ubwo buzima akanjugunya iwacu bakanjugunya. Ntabwo rero ntabwo iby'umugabo mbitekereza, ntekereza ubundi buzima, ntekereza kubaho nishimye n'abana. Urukundo navugaga ntabwo ndumva atari urwo, navuga urukundo nyine abantu bandika komenti wenda zitari nziza rwose bambabarire. Nkeneye urukundo, kubona icyanga cy'ubuzima, naho umugabo byo ntabwo ari bimuganya kano kanya. Wenda birashoboka ko umugabo nyine waba uje nawo yaba ari wa wundi Yehova yohereje, niko nabyita, ariwo Imana ikoherereje, wowe wamusubiza inyuma? Ntabwo ngira icyizere, ntabwo ngira icyizere cy'abantu, nta muntu w'ubu ntizera ku buryo mbese sinavuga ngo ntabwo ndireba kereka wenda ari Imana ibikoze cyangwa se Imana ikabimbwira nk'uko yabimbwiye, cyangwa se n'uwo muntu kuko akaza aje ataje gukinira mu buzima bwanjye, niko navuga. Kuko ubu nshaka ubuzima buri mu rukundo butarimo uburyarya. Urashaka umuntu uza kugukunda ataje gukinira mu buzima bwawe, niwe ushobora gukingiza umutima wawe. Ahari wenda byashoboka. Kubera iki bifite ikibazo cyane? Nuko njye nahemukiwe cyane n'abantu nakundaga kandi nizeraga. Urumva nk'iyo nshuti yanjye narayizeraga, umubyeyi wanjye naramukundaga byo gupfa. Urumva rero ntabwo ngifite icyizere cy'abantu. Hari uburyo abakobwa babyara bari iwabo, akabyara uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Wowe ni iki cyatumye unambira nyine ku bana babiri ukavuga ngo sinzongera? Ese koko imyaka 16 irashize utongeye guhura n'umugabo? Wabishobojwe n'iki? Binabayeho rero umuntu akabyara undi mwana akiri muri ubwo buzima, ndamukomeje cyane, ariko nkomeje n'abana b'abakobwa babyarira iwabo kuko bahura n'ubuzima butoroshye. Naho ubundi kuvuga ngo wenda ngo nabishobojwe n'iki? Ni Imana yanshoboje, ni Imana yandinze, ni Imana yandindiye n'ubwo buzima bushaririye kandi ikanampisha ntagire ubimenya. Wasobanurira ni ukuvuga ngo ntabwo wongeye guhura n'abantu bakubwira ngo reka turyamane, cyane ko noneho babonaga n'umwana akeneye amata cyangwa se akeneye na pampa? Burya ngo hari ababyeyi bemera gusambana cyangwa se gucumura ariko kugira ngo babesheho abana babo. Wowe ibyo byerekezo ntabwo wigeze uhura nabyo? Ntabwo byabura nahuye nabyo cyane, ariko nyine nkongera nkibuka bwa buzima nari ndimo, bwa buzima bwo mu rugo, bwa buzima ntotezwa nkukwa cyane, ngahita mbivamo nkumva ntajya muri ibyo bintu, ntari safe, ntafite umwanya wabyo, nkumva ibyo bintu atari ibyanjye, numvaga atari ibyanjye. Kuko ndazi ko iyo umuntu ahuye n'ibigeragezo nk'ibyo, ajya mu biyobyabwenge, ajya mu busambanyi, yumva nyine ariho agomba guhungira. Ariko njyewe ubuzima bwanjye nabushyize ku Mana, nahinduye ku Mana. Ni ukuvuga ngo ubuhungiro bwawe buri ku Mana. Hari akaririmbo kajya kagufasha waba uzi ku buryo nyine iyo ukaririmbye kakugera mu mahoro? Hariyo njya nkunda kuririmba iyo numva byancanze. Iyo numva byancanze nkumva ubuzima bwanze, nkumva nyine nkumva nihebye cyane. Iyo umuntu ari wenyine akunda, iyo ndi njyenyine kenshi ndiziba, ariko nkajya nibuka indirimbo kenshi za Gahongayire. Kenshi urabona ndanamukunda, ngeze Imana nkazahura nawe nkazabimubwira kuko aranyubaka.
indirimbo ze kenshi ni indirimbo z'ibyishimo kandi z'icyizere. Njyewe ubwo ni ku bwanjye, ni ku giti cyanjye, indirimbo ze cyane cyane ya ndirimbo ngo ndanyuzwe. Ndanyuzwe hari abanza uduterera agakorasi kamwe kayo. Ntabwo nzi kuririmba, ariko nyine ni indirimbo ivuga ukuntu nyine abaririmba ati ndanyuzwe mu mutima wanjye. Mbese nyine iriya ndirimbo iranyura cyane nubwo ntazi kuririmba. Urihangana ukaririmba no mu ijwi ryawe ariko ukumva uratuje. Hanyuma ntuje cyane. Ubu hari abadukurikiye nyine kuri Ni Gospel TV baribaza kugeza iyi saha ninde muntu w'umuvugabutumwa cyangwa se wumva wagusa n'umutima, wumva ukeneye guhura nawe, wenda abakurikiye Ni Gospel TV bazabigufashamo nabyo bigashoboka. Ubwo numva nahura nawe rero, numva mbese ngira inzozi zo kuzahura nawe mu Gitwaza. Ntabwo ndamubona amaso ku maso. Gitwaza uramutse umubonye, Apotre Gitwaza, burya iyo umuvuze ukamuta Gitwaza bisaba burya ngo biba bihagije, ariko Apotre Gitwaza irindi singizi. Waba urize wowe? Oya, ntabwo Gitwaza gusa. Numva Gitwaza. Uba wumva muhuye wamubwira iki cyangwa wumva yagufasha iki? Gitwaza nawe buriya mukundira ibintu bibiri, arigisha kandi bikanyoboka bikamfasha, biranamfasha cyane, nkunda kumva inyigisho ze cyane. Ariko n'iki kiganiro cya Ni Gospel TV njya ngikurikira, numva ubuhamya bw'abandi bantu bikanyoboka. Ariko Gitwaza we mukundira ibintu bibiri, ni umuntu ushikamye ukomeye, nawe aravugwa akavugwa nabi ariko agakomeza umurimo w'Imana. Rero njye ndamutse mpuye nawe byaba ari igitangaza, kuko nta kindi kintu namubwira namushimira, ngashimira ariko nkanaba nshimira n'Imana yamuzanye mu buzima akaba adufasha, n'abatamuzi n'abataramubona akaba adufasha. Nubwo iyo umuntu akiri umukobwa atarabyara aba yumva ari mukuri, aba yumva nta n'inama wamugira, aba yumva nta n'inshuti mbi ibaho. Ariko burya inshuti mbi zibaho, nabagira inama yo gushaka inshuti nziza zibereka ubuzima bwiza, kumenya guhitamo inshuti nyanshuti. Ababyeyi nk'abo ngabo rero inama nabagira ni uko bagomba kumva ko byose bishoboka, bakumva ko ntabwo umuntu yishimira kubyara udafite umugabo, atari kumwe n'umugabo. Kwakira no kuba hafi umuntu uwo ari we wese, no kuba hafi umwana ubyaye kugeza akuze, kugeza ageze mu kigero ushaka, kumuba hafi ukamwumva, ukamugirira ibanga, ukamushyigikira. Nicyo kintu numva nabwira ababyeyi, kudashyira kure umwana wabyaye ngo ni uko yahuye n'ikibazo, nabyo ni ingenzi. Kuko iyo umubyeyi akwanze nta wundi muntu, mba numva nta n'undi muntu wagukunda. Mbona nk'umwanya wo kubaza nyine iki kibazo. Ababyeyi benshi bakunda guhemukira abana babo, bakabahemukira mu buto bwabo, ibyari kubatunga bakabijyana mu kabari, bakabijyana muri za maraya, bakagaruka n'abana bakabakomeretsa ntabishyure n'amashuri. Ariko igihe kikagera umwana akirwanaho, agakora akagira imirimo, yewe agatunga n'amafaranga, b'ababyeyi be noneho bakamugarukira. Wagira ibyo bintu ubyumva gute? Bibaho cyane, nagiye mbona ubuhamya bw'abantu benshi cyane ababyeyi banze, cyangwa se ukabona nk'umubyeyi n'ahandi hose muri karitsiye he, ukabona n'umubyeyi yanze umwana, cyangwa se ukabona ibyakatunze umwana bijyanye ahandi. Umugani nko gusesagura nk'uko kose, gusinda, kugira gute. Ariko ntabwo ari ibintu byo gushima, ntabwo ni ibintu byo kugaya. Kwanga umwana ubyaye, ntumuhe ishuri, ntumuhe ubundi burere, ntumube hafi. Numva nagaya ababyeyi nk'abo ngabo, ariko nanakomeza abana bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo.
noneho nyuma barangiza bakirwanaho abana ahubwo ababyeyi bakaba ikibazo ku bana. Nanone ntabwo wakwanga umubyeyi wawe 100%. Umubyeyi ahora ari umubyeyi. Urumva ko nubwo umubyeyi yanyanze ndacyamukunda, nubwo atabizi ko mukunda ndacyamukunda. Rero nabwira nk'abana bafite aho bageze, abaranzwe n'ababyeyi kutaguma mu mateka yahise no kutaguma kureba ibyahise ku babyeyi babo n'uburyo bafashwe, ahubwo bagakunda ababyeyi babo nabo bakabereka ko hari igihe umubyeyi nawe ubikorera nawe yarakomeretse. Niyakarande bishatse kuvuga ngo niba yarakomeretse nawe agomba gukomeretsa abo yabyaye. Oya, ntabwo bivuze ngo nakomeretse abo yabyaye. Ntabwo ari ibintu byo kwifuza kubwira umuntu ngo akomeretse abo yabyaye, ahubwo nabwira abana bafite ubushobozi bwo kwiyubaka bibakomeza intego, ariko banababarira ababyeyi, kuko iteka ryose buriya umubyeyi ahora ari umubyeyi. Umubyeyi ibyo bintu yabyitwaza akavuga ngo ndi umubyeyi igihe n'igihe umwana wanjye igihe cyose azagafatira kubera ko ndi umubyeyi, n'ubundi uriya mwana n'uwanjye azankingura azabikora. Oya, bibaho. Abantu ntabwo bafite imitima imwe, ariko ku bwanjye ubuhamya naha buri muntu wese ni uko yagira umutima wo kubabarira, akababarira umubyeyi nta atavuze ngo nangaje undi ngazabyitwaza, kuko nanone utababariye ntabwo nta byishimo umuntu ashobora kugira atababariye. Bishatse kuvuga ngo ninde wababarira gute? Ngatangwa ishusho n'uburyo wabigenza kugira ngo umubyeyi wawe umuhe imbabazi, kuko umubyeyi ndabizi we ntiyaza kugusaba imbabazi. Wowe wabigenza gute kugira ngo izo mbabazi ziboneke? Nanjye nabuze ko nabigenza, nabuze inama, nabuze icyo nakora, ariko ku mutima wanjye mba numva ndi open, ntakibabaye, ntakimurakariye cyane nk'uko we yandakariye. Ntabwo namugerera mukebo yanzereyemo, baranyirukanye bansohora hanze nta n'igiceri cy'ijana, nta n'ahantu na hamwe ngiye guhera. Ariko si ubwo ntabwo nagumana ayo mateka ngo ngume nyizirikeho. Ngomba kwereka abana banje ko batagomba kugira urwango, bagomba kubabarira, kuko ibyabaye byose barabirebaga. Bagomba kubabarira kandi bakanamukunda. Mbishoboye njya ntekereza kumusaba imbabazi, mbishoboye nanabimubwira mubonye, namubwira ko namubabariye kandi ko nkimukunda. Ngaho rero icyifuzo cyawe cyo kugira ngo izo mbabazi zawe uzisabe uwo mubyeyi bikunde, urumva wowe ukeneye inkunga kugira ngo imbabazi zawe wegere umubyeyi wawe umusabe imbabazi, noneho mwiyunge, urumva ukeneye iki? Ikintu nkeneye nasaba Imana ko yazamo ubushobozi bwo kwiyubaka bya nyabyo, nkabona ubushobozi wenda ntazabone ko mugeze imbere ngiye nko kumusaba kugeza mbyaye, ahubwo na mbere nkimara gusama nafashwe nabi. Icyo gihe nibwo natangiye inzira y'umusaraba n'urugendo rw'umusaraba, numva nakwiyahura. Narabigerageje biranga, narabigerageje cyane. Uwo mukobwa nahise mubwira ibyambayeho, ndamubwira byagenze gutya, ariko nyuma naje gusanga ntwite, nawe ahita angira inama ngo ni nk'umwe, ariko mukungira inama ntabwo yarankunze, ahubwo nanone yarushijeho kunsonga. Icyo gihe ansaba n'amafaranga ndayamuha ko numvaga ubuzima nta bwanze. Yagenda akanyahirira ibyatsi byose bishoboka, imihoko, ibiki, ndabinywa. Icyo gihe ndibuka ko nabinyweye nenda gupfa ngera kuri finali. Ni nabwo mu rugo nyine bahise banamenya ko natwize, ntabyo bari bazi. Indarika amezi 4 numvaga nakwiyahura nava ku isi, kuko numvaga ubuzima bwanjye burangiye. Iki ngabo ntabwo nari naragipanze, ntabwo nari narapanze kubyara gutyo. Numvaga nziga, numvaga nzagera kure, ariko nyine nimbaho
ndanga kuvamo ndwana nabyo biranga, ahubwo nari ngiye gupfa, nabwo numva ubuzima nta cyanga bufite. Ubwo nyine narakomeje mu rugo bamaze kumenya ko ntwite, n'abasobanuriye negera umubyeyi wanjye ndamubwira uko byangendekeye, ndabwira ngo njyewe byagenze gutya na gutya. Tugiye kubyakira byaramugoye cyane, ntangira noneho guhura n'inzira y'umusaraba bya nyabyo, ntangira kubona ubuzima bubi bushaririye, ariko nyine ndigeze nk'amezi 9 yaje gucururukamo gake. Noneho ngiye kubyara ndibuka ko nagiye kubyara, mvuye kubyara byo kuvuga ngo umuntu akenera umugabo atwite, byo ntabwo nigeze mbona umwanya wo gutekerezaho, ahubwo nahoraga ntekereza ukuntu ubuzima bwanjye bubaye bubi, ntazashobora kubyara ngo nteke umwana nyine, cyangwa se mbe feri y'ibyo bintu, numva biranyobeye nabyo. Nyine maze kubyara nibwo noneho nabonye ko urwango rwa nyarwo rushoboka. Numvaga umubyeyi atakwanga umwana yabyaye uko byagenda kose. Icyo gihe nibwo rero byanze noneho burundu, ngera ubwo nifuza kujya kwiyahura, njya kuri Nyabarongo, ndi Gahanga, manuka i Gahanga ngiye kwiyahura. Ndagenda, sinzi umuntu nahuriyeyo nawe, numva aganiriye ku by'ubuzima arimo, numva mpaye ubuhamya, ahubwo ibyo nari ndimo ndabireka, ndongera ngaruka mu rugo. Ariko mu by'ukuri icyo gihe sinavugaga, nari meze nk'ikiragi, numvaga ubuzima bwararangiye, numvaga nta bitekerezo bindi mfite ngo ndatekereza ngo umugabo, ndatekereza ubundi buzima. Narwanaga n'ubuzima bwanjye n'abana, ariko nyine nabyo urumva ko byarangiye mu rugo bitankundiye kuhaguma, kuko banyirukanye ari nijoro, ntafite aho ndi bujye, banyirukanye nka 3 z'ijoro, ntafite ahantu ndi bujye ngo ninsohoke nshaka aho njya kubashyira, ndahabura, ndasohoka nyine nigira muri geto nshaka ubuzima. Nuko wavuye mu rugo, ubwo umaze imyaka ingahe uvuye mu rugo? Maze imyaka 12. Wibana. Tubwire ubuzima ubayemo rero, iyo myaka yose umaze, nta mugabo, iwanyu barakwanze kandi iwanyu baracyariho? Yego barahari. Ubuzima mbayemo buragoye, kuko nkimara kuva mu rugo numvaga ko bitazakunda. Nageze n'igihe nkajya mpura noneho n'ikigeragezo gikomeye, aho nicaraga naho n'abandi bose nkarira, n'abandi muri bisi nkarira, natekereza ubuzima bwose nkarira. Ubuzima bwanjye bwabayeho mu marira gusa, ntabwo nigeze nishima. N'abana niyo bariraga narabakubitaga, numvaga nta mwana warira ndeba, nta mwana waseka ndeba, mbese bwari bubeshye. Ariko nyine byarakunze, hamwe no gusenga byaje kugenda biza buhoro buhoro, hamwe no gusenga hari aho nageraga nkaba ukwezi, aho ngeze nkaba amezi 2, aho ngeze nkakurwa mu nzu, ngasohorwa mu nzu nabi cyane, nabuze amafaranga yo kwishyura, ariko nyine nkaguma nkasiragoringa. Hari igihe nabayeho nta n'akazi mfite, noneho hari icyo gukora mfite. Ubundi ibintu nari narize nyuma yo kubyara nize hoteleri, ariko nabwo kubera abana sinabona uko njya mu kazi no gushaka akazi. Nageze ubwo ngubwo ndavuga nti noneho biranze, ubuzima buranze, mbigenzemo. Kugeza ubwo nicaraga simbona imbere, simbona inyuma, bikancana. Ngeze ngo hoteli ndayireka, byo kujya gusaba akazi ndabireka, kubera ko najya gusaba akazi hose nasanga ari kure, kandi ikindi ngasanga ari hangerageza, ngasanga nimba ugiye gusaba umuntu akazi yabikugeragerejemo. Nyine nkumva nanone nta muntu nkunda ku isi. Ngeze aho ngaho nyine ndakugora n'ubuzima, sinzi ko naje kugira gutya niga salo. Maze kwiga salo, nubwo nta bushobozi ndabona bufatika, nta bushobozi ndabona mu muri salo ya nyayo, ariko nyine nampamagaye ndamukorera, nkamusuka, nkabona n'icyo gihumbi, nkagaburira abana. Gusuka urabizi neza? Yego. Ubuze gusuka ibiki n'ibiki? Gusuka moteri nyinshi,
modeli zose hafi ya zose nzi kuzikora Mm. kuko nabyiganye ubushake n'umuhate n'umubabaro mwinshi. Mm. rero hagize uwashaka cyagufasha abo bana cyangwa se yifuza kuzagusura rimwe na rimwe yananirwa n'icyo kiraka byakubona kuri nimero. Byaba ari byiza hagize uwungirira icyizere akampa icyo kiraka cyangwa se akampa n'ubundi bufasha cyangwa se akampa n'inama cyangwa se akananyereka urukundo kuko urukundo ni rwo rwa mbere, ni rwo icyo kintu numva nkeneye cyane. Nkeneye kubona ko abantu bahari kandi bankunze kuko naranzwe bishoboka, naratuzwe bishoboka. Rero numva nkeneye urukundo cyane. Niyo umuntu wenda nta kindi kintu yafasha akambwira ijambo ryiza ryampumuriza kandi ryafasha n'abana, ariko nimero nabonekaho umuntu uwo ari we wese wanshaka ni 078 35 14 613. wayisubiramo? 078 35 14 613 cyangwa se 079 6 12 235. wayisubiramo? 079 6 11 235.